ngeze muri kaminuza nsanga ibintu ni hatari. Nsanga gufatanya amasomo n'ibyo bintu by'imiziki ntago bizavamo. Iyo turi kumwe turi gukora indirimbo biba biryoshye, biba bisekeje kubera yuko nabagira amafuti menshi. Sare yose kuzura baje kureba Elisa. No, uvuguruza atari ari umugome. Mu kigo hari ukuntu vendredi twajyaga ku mugezi, mbese amazi yabaga ari makeya tukajya ahantu ku mugezi hepfo, hinjira nakererewe kugira ngo bakoma amashyi. Uribaza kabikora ku bushake, aho twagiye tukaba twahanaguye inkweto, abasore twarumbanaga ndabasuje ba Elia na Baromami, tukagenda tugatunganya imyenda, tugakontakta tukamenya niba sare imaze kuzura ubundi tukinjira. Byabone ko abasitari binjiye kabisa. Nabonaga birenze. Ngategereza katse wewe narayifite ubwenge. Umva birarenze, twakinjira bakavuza induru ngo barashe. Mba numva mu nzu y'Imana ibintu byerekeranye n'indirimbo n'iki ari byo nshoboye. Kandi buriya mu nzu y'Imana twese tuba tumeze nk'ingingo cyane. Nta mubwiriza wahaguruka, nta korari yaririmbye. Ni ukuvuga ngo turuzuzanya, aho niho nisanga. Ndagusuhuje ukurikiye Eniro TV, ndakwifuriza ubuzima buzima, ndakwifuriza ubuzima burambye, ndakwifuriza amahoro n'umutekano mu byo ukora byose. Uyu munsi ngarutse imbere ya kamera ndi kumwe n'umuntu nimumbaze sinzi uburyo tugiye gutangira tuganira nawe, bitewe nuko uyu muntu muri kuba abantu benshi bifuzaga kumubona mu kiganiro buriya se kuri Eniro cyane rwose. None tugirewe amahirwe kumwakira, reka atangire asuhuza abantu badukurikiye. Ndabasuhuje mwese mudukurikiye mu izina rya Yesu. Yego. Ubuse mbwira abantu ngo twibwire, benshi ntibakuzira. Ntago mbizi. 90% bakurikira. Ntago nzi wenda abantu bagukurikira, naba nkabije mvuze ngo bose baranzi. Okay, reka tuvuge wenda ko hari abatakuzi, niyo waba 10% nabo wabibwira. Nitwa Elisa Claude Muhayimana. Ndo umupapa w'umudamu umwe. N'abana babiri. Nsengera kuri LMS Kamukina mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Yego. Ndo umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ibyo birahagije. Rengeje ibyo nawe nkabije. Ibyo birahagije rwose. Umuntu utari ukuzi nawe uko biri kose akumenyeho nka 40%. Ibyo birahagije. Umuntu ushaka kumenya ibirenze ibyo yaba ashaka iki kaba ari akamunani. Yego. Tukiri aho ngaho, Elisa w'umupapa nagiye pe. Umaze no kugenda rwose. Sigenjegera. No, okay. Elisa mu buzima busanzwe ni muntu ki? Mu buzima busanzwe umuntu abajije ati Elisa twisobanurire nkawe, turetse kubura umupapa w'abana babiri watubwiye, turetse kubura umwizera wo mu itorero ry'Abadventiste, ubundi Elisa ni muntu ki mu buzima busanzwe? Elisa mu buzima busanzwe kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu aba ari Kicukiro Sonatube. Aha mwansanze niho nkorera, niho ababosi banjye baba. Yego. Nkatura Kinyinya. Ubwo nyine kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu bandi Sonatube. Ku isabato nkaba ndi Kacyiru cyangwa ahandi nahamagariwe kuvuga ubutumwa. Ku cyumweru n'umunsi w'umuryango mba ndi mu rugo. Yego. Ibyo birahagije. Uwo ni we Elisa. Uwo ni we njyewe kabisa. Yego. Gusa muri iyo minsi 5 y'icyumweru hari nk'ukuntu ngira gutya nkataha ntinze. Atari ibindi nagiyemo, wenda nagiye muri studio cyangwa utundi tugahunda turi personnel, ariko rwose icyumweru cyanjye nuko gipanze. Yego. Tukiri kuri ako kantu ko muri studio, Elisa nk'umuririmbyi, kuko abantu benshi bakuzi uririmba, kuba bamenya ko uri umupapa ni byiyongeraho
kuko umuntu ukuzi ntekereza ko nka 80% by'abakuzi kuri social media bakuzi uririmba. Ubuzima bwawe bw'umuziki cyangwa se ubuzima bwo kwitwa umuririmbyi wabutangiye ryari? Njyewe niyizi ndi umuririmbyi imyaka yose mfite gukuramo 4. Gukuramo 4 bisobanuye iki? Yego. Njyewe navukiye muri famiye y'abaririmbyi, korali yarepeteraga mu rugo. Wow. Ubwo nanjye nayibagamo nyine bamfashe ukuboko. Noneho ubwo muri primaire nararimbaga, muri secondaire nararimbaga, ngeze muri kaminuza nsanga ibintu ni hatari. Nsanga gufatanya amasomo n'ibyo bintu by'imiziki ntago bizavamo. Ikintu nakoze nahagaritse kuririmba kugeza ubwo n'abantu twiganaga bashakaga ko njya muri korali. Ariko nkabona ntibyakunda bitewe n'iki, nabaga mu Gatsata kwa onkle wanjye, ngakubita imibare y'uburyo nzajya ndangiza kwiga nkajya no mu byakora, mbona ntibyakunda pe ndabihagarika. Ubwo bivuze ko ndi umuririmbyi mu myaka yose mfite gukuramo 4. Ukuramo iyo myaka ya kaminuza yonyine. Yego. Yego. Elisa w'umuririmbyi ni bihe bintu ahura nabyo bimushimisha? Ni bihe agira mu buzima bwe bijya bimushimisha? Njye nenjoyinga kubana n'umuryango wanjye. Iyo ndi kumwe na famille mba numva ndaho ngomba kuba ndi. Mfite umwana uderanje wajyana uwawe. Wabimenye. Mfite umwana uderanje yari kunyurira, pa unzaniye iki, pa turajya he nimugoroba, nibyo niho hantu mba nkumva ndaho ngomba kuba ndi. Nibyo bintu byanjye kabisa. Yego. Usohotse mu mwanya wa famille, donc utari kumwe na famille, ni bihe bintu ubamo ukumva ni byiza? Ahandi hantu mba rero nkumva ndaho ngomba kuba ndi. Hari umuproducer wanjye witwa Kamarade, ndanamusuje cyane. Iyo turi kumwe turi gukora indirimbo biba biryoshye, biba bisekeje kubera yuko nabagira amafuti menshi. Araderanja, aracuranga ibintu akavuga ngo nishe Satani. Iyo turi kumwe n'umuntu waje muri studio, kuko ahantu akorera hari na radio, nk'iyo hari umuntu uje kuri radio agaca muri studio, nawe araryoherwa akaba yakererwa. Mbese umwanya wa studio wanjye uraryohera kubera ko gukorana na Kamarade ni ibintu biryohera mu buzima. Yego. Yego. Tugaruke rero ku buzima bwa Elisa. Elisa w'umupapa ubu ngubu turi kureba, none utari umuririmbyi, ndajya nkujyana hirya nkugarure hano. Elisa, kuva mu bwana bwawe, donc uburyo wakuzemo, ni bihe bintu wahuraga nabyo ukumva kabisa ku buryo n'uyu munsi ushobora kubitekereza ko bati biriya bihe nanyuzemo kabisa byari bibi cyane? Njero niba ari uko nshaje, mba numva narize nibyo, ariko mba numva ntarize nk'uko nagombaga kwiga. Nuko se wize ibintu wumvaga udashaka kwiga? Ufite ntabwo ari icyo kibazo, ahubwo mbabona twarize ku mashuri mabi. Yego. Nkabona kimwe mu bintu nzavura umwana wanjye, nzamurinda kwiga nk'uko nize. Kuko njyewe nari umuhanga mu ishuri, narabyumvaga narabibonaga, ariko nkabona ndi kwiga ahantu ntakwiriye kuba niga kandi nta kintu wabikoraho. Ukabona nyine kubera ubuzima, kubera iki, ukabona nyine naho ngaho, ariko ukabona siho ukwiriye kwiga, ariko nta kindi kintu wabikoraho. Nibwo buzima numva nshobora kuba narabayemo, nkumva sindyohewe, ariko ibindi nari umwana nyine usanzwe, urya akanywa akaryama, nta kindi abuze. Ariko nyine ukurikije capacité intellectuelle yawe, ukabona uri ahantu utakwiriye kuba uri kandi nta kintu wabikoraho. Nagahinda rero kintu. Ako kantu karanababaza. Nta kintu na kimwe wabikoraho, ukaba uri supposed kubyakira. Wabigenza ute? Kandi nta ukuntu wabaga uri n'inshuti n'abana biga hahandi heza wifuzaga, kandi bitakunda. Anyways, nicyo gikomere mbana nacyo. Ariko cyarakize kubera yuko tugereranije n'iyo parcours tuba twaraciyemo, naho Imana igejeje ikora turayishima, nta kosa ifite. Yego. Reka tugaruke nanone kuri ubwo buzima. Ese ukiri umwana,
ni nk'utwe dufuti waba warigeze gukora ku buryo ushobora kwicara wabiganiriza n'umwana wakakura ati papa wowe rwose wari undenzeho naba nishyize hanze uko ari kose uriya musore wacu ntaragera igihe naba nishyize hanze ariko reka nkubwire imyaka yitwa adolescence ni imyaka mibi cyane urumva ngiye niga muri segonderi nari umuririmbyi yego ikigo sare yose ikuzura baje kureba Elisa no uvuguruza atari ari umugome mu kigo hari ukuntu vendredi twajyaga ku mugezi mbese amazi yabaga ari makeya tukajya ahantu ku mugezi hepfo hinjira nakererewe kugira ngo bakoma amashyi uribaza kabikora ku bushake aho twagiye tukaba twahanaguye inkweto abasore twarumbanaga ndabasuje ba Eliya na Baromami tukagenda tugatunganya imyenda tugakontakta tukamenya niba sare imaze kuzura ubundi tukinjira byabone ko abasitari binjiye kabisa nabonaga birenze ngategereza katse wewe naraye mfite ubwenge nkumva birarenze twakinjira bakavuza induru ngo barashe ubwo tukarimba ariko urumva ni satani harimo akantu k'ubwibone harimo akantu k'ubwibone ariko iyo nabikoraga numvaga ndenze kahise ndenze ibiki biraryoha mwana biraryoha kubona abantu bari kugukomera amashyi kandi se nta ndirimbo nanagiraga reka gutere story nta ndirimbo nagiraga narimbaga iza ambassadors iz'amakorari nyine yabaga twika mu badive yego ariko nazirimbaga n'abantu baryoye se abantu ubabona birenze iki gihe wumvaga nabaga atwitse buri twoko wasangaga n'umuntu abantu babakurikiraga icyo gihe nyine oya nabo babaga ari abajene babaga ari abantu tungana nyine urumva muri segonderi ntago muba murutanwa cyane kuko nk'ubu hari umupapa w'umushuti wanjye ucuruza telefone mu mujyi yitwa Loizio Duhe yarambwiye ati nta kintu njya nkumbura muri segonderi nk'iyo ku wa gatanu hageraga ntaza kumva uri gutera imirindi y'Uwiteka yarabyenjeye nkavuga ati nta n'umwarimu ujya ukumbura wakwigishije ngo ntawe ngo nonse undi se nguko n'ubundi nicururiza telefone ibyo rize ntacyo bimariye ariko ubuzima bwa segonderi buraryoha kwese njya mbumisiga kubera yuko ni ubuzima utabona ukuntu usobanurira umuntu utarabaye muri internet ari ibintu birenze yego Elisa rero w'icyo gihe uyu munsi aza kwisanga ari Elisa w'umupapa Elisa w'umuririmbyi ukunzwe cyane muri iyi minsi none uri kuduha ibintu birenze ndi kumva uri gukabya nawe nagukabye ibintu ndi kuvuga nibyo uyu munsi wa none Elisa ni umuririmbyi navuga uri ku rwego rwiza rushimishije pe kuko biragoye kuri ubu ngubu bitewe n'imirimo abantu baba bafite kubona umuntu afata umwanya akawuharira kuririmba ariko na gahunda ze z'umuryango zigakomeza uko zari zimeze kandi nabyo byo kuririmba agakomeza kubikora neza aba ari ibintu bidasanzwe pe kuko biragoye muri iyi minsi yego Elisa nirihe banga akoresha kugira ngo umuziki akomeze awumaintayininge kandi ugendere ku murongo ukwiye kugenderaho ntasigare inyuma ndetse n'umuryango we ukomeze uzamuke utere imbere neza buriya rero akantu uzatinya umuntu nubona ameze neza mu muryango n'ibindi bintu biri kugenda neza every successful man haze abafite umugore ubyihishe inyuma ngiye mfite umugore nyine unshyigikira uzi ko yashatswe n'umuntu uba muri ibi bintu ibintu nubwo mbibamo ariko nabyo bimbamo ntabwo nababeshye ntabwo nabona umwanya wo gutuza ngo numve ndaho ngaho ntafite indirimbo nyine nziza numva ko buriya ngewe ntabwo nkorera views ari nayo mpamvu ujya ubona ntabwo njya ntwika cyangwa ngo bincire ishati ngo ndashaka views ngewe iyo nkoze indirimbo nkumva irandyoheye wayikunda uri umwe mwayikunda muri babiri ngewe kuba yaramfashije nkayiririzinga hari n'abantu bajya banyaka interview nkazibima n'ubu nuko ari wowe
Eric yarambwiye ati sha wambabare ejo bundi Eric yarababaga yampaye link ambwira sha ngo haretse ngo tugasopotinga Reya ngo niki nawe ati Reya ni inshuti yanjye nayegera nzamu interview ariko ntago mbikunda kubera yuko iyo ibintu bishyize hanze iyo ari ibyanyabyo birijyana yego cyane rwose birijyana njye niyo mpamvu utajya ubona ntwikangirane mba numva niba jyewe cyamfashije nkagishyira hanze yaba umwe yaba babiri ariko giye kuko cyamfashije mu binyweraho noneho hari ikindi kintu njya nibaza ufite ukuntu wandika indirimbo ugasanga ahantu igeze tuvuge niba muyibonye muri nk'abantu 5 haravamo nka 2 uko byagenda kose ngiye maze bihura n'ibyaha haravamo nka 2 bahita bavuga twari turi kumwe cyangwa se n'Imana yamubwiye ngo natwandikire indirimbo mbese inganzo uyikura hereka mvuge gutyo ngiye rero buriya iyo ngiye gukora indirimbo I take time nkabanza nkumva topic nyine ikintu ngiye kuririmbaho nkacyumva neza iyo umaze kucyumva nkakidevelopa uko byagenda kose ntago habura umuntu umwe gifataho yego ntago habindi by'abahanzi bandika kera nanjye nandikaga indirimbo ariko nandikaga indirimbo abantu bakanazikunda bakazigura ariko vraiment bitamfashe oya nkashobora kuba najya nko muri Bibiliya ibana ngahita ndeba nk'imirongo ngayikoramo indirimbo ikuza urumva ariko sinzi niba wowe nyine uri mu bihe kugira ngo utekereze kwandika indirimbo ngiyewe buriya ntago nakifata ngo ngiye kwandika indirimbo gutyo ndabanza nkagira topic nkayigendana nk'icyumweru ntaranicara ngo nandike cyangwa se nkandika nk'igice na refrain nkabyihorera cyangwa akora nka melody nkumva ntiryoheye nayo nkayireka yego nkazafata umwanya ntuje nk'uko urabona izi saha abantu baratashye muri office bose nkasigara muri office nkayitunganya njyenyine topic iyo nyi develop uko byagenda kose ntago mbura umuntu umwe cyangwa 2 nkura nawe akambwira ati ni gute nk'ubu mfite indirimbo imaze iminsi 2 ejo bundi hari umumama wampamagaye arambwira ati ni gute wifashe ngo muri Yesu twabonye ababyeyi kandi wowe bafite muri Yesu twabonye ibidutunga n'umuntu udafite famiye nyine yagize ibibazo muri jenoside yakorewe abatutsi asigara wenyine aho na famiye iramurera iramukuza iyo ndirimbo rero ari igitero kivuga ngo muri Yesu twabonye ababyeyi muri Yesu twabonye ibidutunga muri Yesu twabonye abishingizi nuvuga ngo ibintu byose ndabitondora arangije ambwira ati icyo gitero nicyo cyanjye ndangije njye sinabikururaga ubwo mbikora numvaga ari ibintu bisanzwe ariko uko byagenda kose hari umuntu bigera ku mutima yego iyo umaze kwandika indirimbo ukanayikora ugafata umwanzuro gufata ya ndirimbo ukayishyira hanze ndanazigurisha iyo numvise gutya yego icyo gihe wowe uburyo abantu bafata igihangano watanze inshuro nyinshi ubona bihura n'uburyo wayanditse n'ibyifuzo wayishakagamo njye rero iyo nsohoye indirimbo mba nshaka kwivura yego mba nshaka kudaceceka ibintu bindimo ariyo mpamvu nkubwira ngo niyo yaba umwe akambwira ati indirimbo niyo yanjye mba numva nabaye successful mba numva ibyo nakabaye nkora nabikoze kubera yuko njyewe nkora indirimbo zo kumvura cyangwa se zo kumfasha iyo ngize umugisha akaba umwe cyangwa 2 mba numva ari ibyo niyo yagira views 2 iyanjye niwo muntu mba numva rwose ari ibyo mfite umudamu niwe kritika indirimbo zanjye akambwira ati rero ndumva itameze nk'iya yayindi nkabwira ati yindekire niyo yanjye yego kubera ko mbere yo gusohora indirimbo ndabanza nkamwumvisha nkabwira ati ngiye gukurikizaho iyi ngiyi uretse ko numva yayindi ariyo yari iryoshye nkabwira ati yihorere kubera yuko yabaye mu bintu byo kuririmba ariko ntago bibamo cyane nkabwira ati ugutwi kw'iyi ndirimbo guteye ubwoba umuntu uzabyumva biza azabikubwira ugasanga abantu bari kumubwira ngo indirimbo runaka yabimbwira nkabwira ati ariko nari narakubwiye reka ngaruke ku kibazo gisa nk'ibyo nahereyeho nkubaza mu buzima bwawe busanzwe
atari ubuzima bw'umuziki. Ukiri umwana wajya gutekereza ko uzaba umuririmbyi uzwi n'abantu benshi nk'uko nguko bimera ubu bimeze? Numvaga nzaba umunyamakuru wa Danje ahubwo sinzi ukuntu byagenze. Waje kubivamo uteze? Byatewe n'ibintu umenya nize. Yego. Ariko ubundi njye numvaga nzaba umunyamakuru wa Danje kubera ko n'abana twiganye njye nari nzi gutondeka abakinnyi bose b'Amavubi n'aba Rayon Sport. Urabizi nkunda Gasenyi. Nari nzi abakinnyi ba Rayon Sport, nzi abakinnyi bose ba equipe nationale, numva nyine nzavamo umunyamakuru wa siporo wa Danje. Ariko ukuntu byagenze ntabwo mbizi. Ariko ubwo kubera gukurira mu rusengero n'iki kuririmba mbikora nisanga ari byo byatwaye umwanya wanjye mwinshi, ariko nabyo ndabikunda. Ariyo mpamvu nkubwira ko nubwo mbibamo ariko nabyo bimbamo, ntabwo nabikwepa ngo bikunde. Ntabwo bikunde. Okay, ubwo reka duhita duhuza n'ikibazo nari kukubaza. Apa ariyo kuririmba, ni bihe bintu ukunda gukora ukumva nyine urabyenjoyinzwa bati ikintu nenjoyinga no kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye. Iyo ndi kumwe n'abantu banjye twicaye turi kuganira birandyohera cyane. Ariyo mpamvu wenda we tuziranye haciye nk'imyaka 7 ishize. Iyo ndi kumwe n'ibigare byanjye turi kwiterera story ndaryoherwa cyane cyane cyane. Iyo ndi kumwe n'umupapa witwa Bienvenue Samuel ndagusuhuje, cyangwa Edgar umuturage naramubuze. Edgar yarabuze sinzi binambere. Ariko ameza yanjye nshaka kwenjoyinga mfite amafaranga nshaka kubahamagara ati duhurira hanaha ku cyumweru z'isaha n'izi, ntaha numva naryohewe, umutima wanjye waruhutse, numva imitsi y'ubwonko yarekutse. Kubera ko nkunda kubana n'inshuti zanjye. Iyo turi kumwe n'inshuti zanjye turi kwinywera banashangira ikintu Elisa. Yes, Elisa ari umusore, ukiri umusore. Ni nk'izihe mbogamizi wigeze wahura nazo ukavuga uti kino kintu kirankomye, cyangwa se wenda nyuma ubivuyemo ukavuga ati kabisa hano hantu naringiye kabisa? Njye nyine umusore nangizaga amafaranga. Nkiri umusore nazanaga ibintu by'ibikiro ku mafaranga ku buryo ubu ntabizana. Nagije amafaranga menshi, ariko ubu ngubu ntabwo byashoboka, ntabwo byabaho. Ariko ubwo njya mbitekereza nkibaza ati amafaranga, nyiri umusore nagiraga amafaranga ariko sinzi aho yagiye. Ako se hari abana nagiraga nta minerivare bishyuraga. Famiye ni ukuvuga ngo Kadogo nashobora no kumubwira ati fata 20,000 uzogere kubaza amafaranga icyumweru gishize, akamenya uko abibamo. Ngewe ubwo nimugoroba ngahamagara Pampe tugahurira ahantu bikarangira. Kandi ibyo ntabwo wabizana ufite umugore, byakugwesha amazi. Reka tugaruke mu buzima bwawe bw'umuziki. Utubwire ese nihe nyungu ubona ukura mu kuba uri umuririmbyi? Njyewe inyungu ikomeye nkura muri uku kuririmba n'abantu. Njyewe iyo mfite abantu mba numva mfite ibintu byose. Iyo mpamagaye ukambwira uti hari indirimbo yawe numvise iramfasha yamvuye, mba numva ari inyungu utabonera ikiguzi. Kubera yuko ni ibintu utabonera amafaranga. Kuvura umuntu ukuntu ari ibintu birenze, ni ibintu birenze. Iyo ngewe numvise feedback y'umuntu umwe wavuwe n'indirimbo nakoze, mpita nsubiza inyuma uburyo nayikoze, nkumva ni sawa, nkayishyira hanze ngo imvure ikavura n'undi, nkumva nabaye successful. Aho ngaho ndakuramo ibibazo bibiri. Kimwe, uri mu bantu nzi bagira abantu benshi babakurikira, ugira abantu benshi bagukurikira pe, kandi ugasanga benshi urabasha kubisangaho mukaba inshuti n'inshuti zawe. Rimwe na rimwe hari n'ubwo bigirira umumaro sosiyete yose muri rusange. Ubwo urabyumva icyo ndi gushaka kuvuga. Wowe nkawe iyo urebye urukundo abantu baba bagufitiye, abantu bakuri inyuma, reka mvuge gutyo, abantu baba bakuri inyuma, uti bano bantu kabisa nimvuga gukora kino kintu ndabona abantu bari gushyigikira. Ibyo bintu bifata uti? Ni ibintu utabonera igiciro nabyo, kuko mfite impano buriya yatari ibyo kuririmba, reka tubyirengagize. Mfite impano ya coordination. Njyewe rwose umpaye ikintu
nkacyumva mfite ubushobozi bwo kucyumvisha abandi kandi bigakunda cyane rwose. ariyo mpamvu ujya ubona abantu banyumva kuko baba batekereza bati Elisa nta zindi nyunga bifitemo, twabanye imyaka myinshi urabizi ibikorwa byinshi twakoranye, ariko impano ya coordination ndayifite, hahandi nkurikirana nkamenya ikintu tugiye gukora gifitiye impact haba ku izina ryanjye cyaba ku bantu twagikoranye, ugasanga ni ibintu byatara. Ariyo mpamvu nshimira Imana yampaye iyo mpano pe, abantu baranyumva kuko hari umuntu ushobora kubwira abantu ibintu ntibabyumve pe, birashoboka kurya sini rwose, ariko nshima Imana yampaye iyo mpano yo kugira ngo abantu banyumve. Iyo nkugejejeho ide ntago wancika ntago wancika uranyumva. Yego. Ubwo icya kabiri cyari kuva aho ngaho rero, mu ndirimbo ufite banze gukora zose, ni nk'iyo ndirimbo ushobora kwicara uyu munsi ugahita uvuga ati, umuntu agutunguka bati iyi ndirimbo yanjye ni ubuhamya bwanjye cyangwa se ndayikunda, niyo ndirimbo numva. Iyo umuntu afite abana ntabwo ushaka kuvuga ngo abana bose barangana, urumva, ariko burya uko bikose hari umwana uhita uza mbere. Reka ngutere story rero, ibintu by'indirimbo ndaharara pe. Njyewe na mbere nkiba hahandi uzi, nagiraga gahunda yo kumva indirimbo nkayimaramo, nkayumva nk'icyumweru cyose nta yindi ndirimbo numva, narangiza ubwo sinongera kuyumva. Iyo nyivanyemo ubwo biba birangiye. N'indirimbo zanjye rero ndaharara ko nk'ubu mparaye indirimbo yitwa Nzamuhobera, ejo nako n'ejo hashize ba Fiston bari badusuye mu rugo, ndimo mbabwira ati rero ibanga riba muri iyi ndirimbo sindizi, ariko naje kurimenya nyuma. Ubu ngiye kubikoraho ku zindi ndirimbo nzakora. Mparaye indirimbo yitwa Nzamuhobera, ni indirimbo nakoze mu buryo butuje, iroroshye rwose, ariko ndayumva nkumva ni sawa. Nkumva ni sawa, nkumva unsubirishijemo ngo ngire icyo nyikoraho ntacyo nayikoraho, nkumva irahagije. Kandi wenda nta bintu byatari birimo, ni indirimbo nanditse bivuye ku bintu bya nta kigenda pe. nabyo ihangane tubwire pe, reka ngusharinge uburyo nayikoze, uburyo iyo ndirimbo yakozwe. Yego, kwa kundi uba uri kumva interview kuri YouTube. Numvise interview y'umuhanzi witwa Bwiza. Bwiza uramuzi, arimo avuga uburyo ki yari yibereye mu rugo mu turimo twe dusanzwe, abona call yo mu rugwiro bamubwira ati ejo umusaza arashaka kugushimira, campaign yagenze neza, mu wabigizemo uruhare, uri umuntu wa danje, ejo duhurira hara. Yego, umwari yagwa mu kana bate se we, ubu ni mu rugwiro bamamagaye cyangwa ubu isi scam. No mpita mbihuza umunsi Uwiteka Imana isumba byose izavuga ati Elisa nuko sha kagwa censi kakubwira ati warakoze, hari ahantu wankoreye umurimo waritanze byagenze biti, ikagushimira mu ruhame ati wakoze umurimo ukomeye mu isi yari igoye, yari irimo ibirushya, yari irimo satani, yari irimo urupfu, yari irimo byose, uri umuntu w'umugabo, ni karibu mu bwami bwanjye. Nyine mpita numva nta kantu ka danje, ndayitunganya ndayandika, ariko akantu nyine kamfasha cyane ni igitero cya kabiri narimye ngo iyo twitegereje ubuzima tubayemo muri iyi si ukigereranya n'abakurambere babayeho ba Eliya na Enoki bajyanywe mu ijuru badapfuye, ukabigereranya n'ubuzima tubayeho, wahita wicira urubanza ati sha iri juru ntago ari iryanjye, ibintu bifite byagira. Ariko wakibuka igiciro cyatanzwe kugira ngo umwana w'umuntu azaronka agakiza, uhita usanga nawe ijuru ari iryawe. Ku bwa Kristo ijuru tuzaribona. Dufite task yo kwitwara neza mu isi gusa, tukanga icyaha n'igisa nacyo. Ku bwa Kristo ijuru tuzaribona nta kabuza. Noneho chorus kavuga uburyo Nzamuhobera, nyine ampamagaye ati Elisa, se we ntabwo uyizi, wasanga utanayizi, niho ubera igitangaza. Niyo ndirimbo yanjye ndi gukunda muri iyi minsi. Yego, indirimbo zawe zose mba nziza. Sure. Nabyo ndabyo. N'ubu mbwiye ngo ndirimbe muri Yesu. Sisote ejo bundi nayikuririmbira. Aho turukujana neza. Abantu rero bashaka iyo ndirimbo yitwa Nzamuhobera bayumve. Bambwire niba hari ikintu nakongeraho kuko nshaka kuba ndi gukabya. Nkaba ndi kuvuga ibintu wenda bikaba ari ibyamfashije wowe bitagufataho. Hako ngiye ku bwanjye mba numva iyo nyumvise nta kintu na kimwe nakongeraho. Yego.
Wow. Reka rero ndi kugana ku musozo w'ikiganiro. Hari utubazo dutatu ndakubaza dusa nk'udukurikiranye, ubundi mpite nsoza ko n'amasaha yagiye. Ikibazo cya mbere, ubona iyo utaza kuririmba wari gukora iki? Naza kuririmba se nari gukora iki? Nari kujyanza hano kuri cayi nyine nkakorera amafaranga nkitahira. Umurimo w'Imana. Mu murimo w'Imana rero buriya nagiriwe umugisha wo kwisanga aho hantu ku buryo no ku rusengero iyo bantoreraga iyindi nshingano nawe gaga ntabwo mbishoboye, mfite ibyo nshoboye. Ngewe kubera iyo mpano ya coordination iwacu ku rusengero ntiharabura korari mpari. Batoga tuyaguruka. Oya pana ngewe nyine barambwiye ati vugisha ikorari yaha. Vugisha ikorari yaha. Wow. Ngewe amezi 12 mba nanditseho korari 12 ntazi ngo nzavana he, ariko nkazi contacta nkakurikirana buri sabato y'ubutabazi. Ku rusengero haba ari korari kubera Elisa hari n'abantu ku rusengero wenda batabizi. Iryo naryo ni ibanga twibire. Yawe nahubwo umuyobozi w'ubutabazi ndamutanze. Nabirenze ariko kubera iyo mpano ya coordination iwacu ku butabazi ntijya habura korari kandi byihishe inyuma bucece, ntihagire umuntu umenya ukuntu byakozwe bakabona korari. Mba numva mu nzu y'Imana ibintu byerekeranye n'indirimbo n'iki ari byo nshoboye. Kandi buriya mu nzu y'Imana twese tuba tumeze nk'ingingo cyane, nta mubwiriza wahaguruka nta korari yaririmbye. N'uvuga ngo turuzuzanya, aho niho nisanga. Yego mu nzu y'Imana nibyo. Wow. Ikibazo cya kabiri, iyo urebye Elisa w'ejo hazaza we tuvuge nko mu myaka 3 cyangwa 5 iri imbere, wumva Elisa wifuza kumubona hehe? Rero muri ibi bintu by'imiziki nge ntago mbirimo byo gutwika. Sinabikubwiye. None rero n'abantu ejo bundi bambwiye ati rero indirimbo zibaye 8 wabishatse wakora album ugategura concert. Nabyo ni byiza ntacyo bitwaye, ariko mba numva atari cyo gihe. Igihe cy'Imana sinkizi ngewe ibintu uko kuntu mbikora mba numva ari ku mutima wanjye ubyifuza. Igihe cy'Imana nikigera rwose mu gihe cyateganijwe cy'Imana nzabikora gutyo nyine. Yego. Ikibazo cya nyuma kinasoza ikiganiro gifite A na B. Umudamu yateguye. Umunsi nagwari woroshye. Uskomenya wari warambuze. Umunsi nagwari woroshye. Yego. Aya icyo kibazo rero iragira iti dutegereze indi ndirimbo mu gihe kingana iki? Ngewe n'ukwezi barabizi. Ahantu hanjye barabizi n'ukwezi kumwe. Iyo ukwezi gushize nta ndirimbo mfite mba mbafitiye ideni kuko Imana iba yampaye umugisha hano. Ngewe nasezeranye n'Imana ko naye cara narabimubwiye wacu. Iyo ambajije indirimbo navuga ati kutampemba mpemba uyimbase. Yego. Ngewe nasezeranye n'Imana ko gutya bampereza najya fereza producer birira yire tugira n'umuhigo mwiza cyane berera, ariko wenda we never know. Yego. Ariko kugeza ubu niko bimeze. Yego. Reka tujye kuri B ari nayisoza ikibazo ibibazo byose n'iki kiganiro twagiranye. Gira ikintu ubwira abakunzi ba Elisa bagukunda bakurikira ibihangano byawe. Abantu bankunda rero nanjye ndabakunda. Ukuri ndabakunda. Ndabakunda cyane, ariyo mpamvu mba numva byibuze mu kwezi navura umuntu umwe. Nigize umuganga muri iyo domaine. Ni nabyo ariko. Ngewe mu kwezi nzajya mvura umuntu umwe, nibihura n'ibyawe umpamagare umbwira uti karirimbo karamvuye, nanjye bizajya binezeza kubera yuko ni mwebwe mbikorera kuko ndabakunda. Hako nimwumva atari sawa nabwo mujye mundabura. Mujye mumbwira ati rero ahantu turumva atari sawa, nzajya nkubwira ati rero iyi ntago ari yawe yihorere, tegereza iyindi, cyangwa niba yaragufashije iyindi uba uri inyuma kidogo. Ariko nicyo nababwira, mfite promesse n'Imana ko mu kwezi nzajya mvura umuntu umwe, ariko nabanje kwivura. Yego. Reka ngushimire cyane kuba wemeye kuduha umwanya ungana gutya
urakoze nawe. nshimire n'abantu bose bakurikiye Niro TV, mbashimira ko mwadukurikiye, mbashimira ko mukomeza no gukurikira ibiganiro tubagezaho. Wowe udukurikiye, niba wari utarakora subscribe wibuke kuyikora, kandi niba kino kiganiro hari icyo kigufashije ugisangize bagenzi bawe kugira ngo turusheho gukomeza gutezanya imbere no kunganirana muri byose. Mwakoze kubana natwe. Niba wari ugeze kuri uyu munota utarakora subscribe ngo aya masegonda 3, genda iburyo bwawe gutya ukore subscribe. Yego, uraba uduteye inkunga rwose, dushyigikire mushiki wacu. nibyo niba bikora. Urakoze cyane. Mwakoze.